Amahoro y'Imana bene data s'umusaraba ngwaye ikaze ko subscribe kuri Yubahwe TV nkubwire ngo Imana ikomeze kuguha umugisha mwinshi. Hanyuma muri kumwe na Samu tera gatebe tubane mu kiganiro cyacu cy'umunsi cyangwa se uyu mugoroba. Nkambwira ngo wari mu gitondo ndakubwiye ngo igitondo cyiza kandi ari mugoroba nkubwire ngo umugoroba mwiza. Kamushimira wakoze subscribe na utarayikora. Duhere subscribe ndetse uduhe like, comment ndetse share ugikorera biziganiro byacu bigende bikugiriraho umunsi kugiye. Twabamenyereje ko amakuru yose atugezo tugomba kujya tuyabatangariza uko bwije ndetse nuko bukeye. Hanyuma rero nguzaniye amakuru meza cyane asohotse uyu munsi wa kane aho mukanya hagaragaye ubukwe bw'uwitwa ndetse ishimwe Dorcas ndetse uyu nguyu numwe mu bana babiri baririmbanye ari Dorcas ndetse na Vesitn, ariko ubukwe bwiza cyane bw'akataraboneka ni ubukwe abantu benshi butunguye abantu ndetse bwabereye ku murenge wa Kinyinya ahangaha muri Kagugu, naho ubukwe bwabo bwaje kuba, ariko cyane cyane hari bamwe bari bemerewe gufata amafoto n'abandi batemereye gufata amafoto. Ndetse aba bana cyangwa se uyu mwana ni umwe mu baririmbyi cyangwa se uko bagiye baririmba ariko rabo bakaririmba mu bihe bidasanzwe cye, ndetse ubukwe bwabo bwagaragayemo uwitwa Irene Murindahabi yagiye yishimye cyane akavuga ngo nshimiye Imana ko abana nareze tangiye gushingirwa bakoze ubukwe, ndetse abantu benshi cyane bashimishijwe n'ubukwe bwari bari ku murenge. Ni ubukwe bwajemo abasitari batandukanye, ariko cyane cyane ubu bukwe ni umurenge, ariko itariki y'ubukwe yo murayimenyeshwa vuba. Ndetse ni ubukwe bwiza bw'igitangaza bwabaye kuri iyi tariki, ndetse kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi ndetse kwa mbere ni itariki nziza cyane, ndetse igiye kuba inashikirwa kuri aba bana. Ni itariki abantu benshi bagiye kuba bari kunezerwa mu mitima, ndetse abantu benshi bari barimo bavuga ngo mbese aba bana imishakiri yabo ni iyihe, ese bizagarukira he, se bizagenda gute. Ariko nkwibutse ngo rero ubu bukwe bwaje kurangira, ndetse bamwe bajya kwiyakira, ariko bwabaye ubukwe bwakoze ku mitima ya benshi. Ndetse we nkubwire ngo ubu bukwe ukibubona bugire icyo bukwigisha cyangwa se icyo nezezamo muri ibyo ngibyo. Hanyuma rero ubukwe ndetse bwagiye bugaragara ku mbuga zitandukanye, ndetse butarasakara henshi, ariho hantu mushobora kububona mu binyamakuru bizwi nka Simbi TV cyangwa se Yubahwe TV n'izindi channel mwagiye mubona, Irisa TV ndetse na Murindahabi Irene nawe yabufashe. Ndetse ni ubukwe bwagiye bugaragaramo ubwo Yubahwe TV yari bahabereye ikamenya aya makuru, n'amakuru arambuye ije kubabwira ku ubu bukwe. Ubukwe bwagaragayemo abantu batandukanye uko nababwiye, abasitari batandukanye, ndetse uyu ishimwe yari yanezerewe, ishimwe Dorcas. Hanyuma mbabwire ngo ni ubukwe bwaje kunyura imitima yabo nabo bwe, ndetse bwagaragayemo umusitari tuzi nka Niyo Bosco yagaragayemo, uyu Niyo Bosco ari kumwe na Murindahabi Irene, ndetse bwajemo abasitari benshi batandukanye, ndetse bamwe mu bahanzikazi batandukanye ba Aline Gahongayire ndetse n'abandi. Ni ubukwe bwiza cyane bwaje kugaragara yuko abantu benshi bari babwiteze, ndetse ari ibintu byari bidasanzwe. Reka nze nkubwire ngo wowe rero ukurikirana Yubahwe TV nakubwira ngo kora subscribe, ndetse nawe utarayikora nkubwire ngo komeza udukurikirane kandi ukore subscribe kugira ngo amakuru akugerereho ku gihe. Hanyuma rero ubu bukwe bwagaragayemo yuko bari kuvuga ngo ese bamwe n'abana bagiye bagaragara mu majwi adasanzwe baririmba ibintu bidasanzwe, ndetse ariho uyu munsi wa none byagaragaye ko ubu bukwe bwabo bwavugishije abana amangambure. Umusore mwiza cyane watunguye abantu, ndetse akaza byinshi cyane tuzana tumusura tuganire n'uyu musore tumenye inkuru nyinshi zimuvugwaho, aho cyane cyane ubu bukwe byagaragaye yuko uyu musore yari yishimye. Ni umusore ushobora kuba ari hejuru ya y'uyu mukobwa ishimwe Dorcas. Hanyuma ubukwe bwabo, ndetse uyu musore yari afite ibinezaneza mu mutima, ndetse yari yabuze icyo avuga, ndetse ikiniga cyamufashe, ariko ari kuvuga ngo ni ukuri ikimana yagambiriye iragisohoje. Ni umwe twaganire cyane atubwira ko yagiye mu gutereta uyu mukobwa bitabanje korohera, ndetse kubera ko umukobwa wakuriye mu itorero rya DPR Musanze, ndetse kumuhoza, ndetse n'umwe
mu bantu ni bamwe mu baririmbyi bagiye bakora muri ya korali abantu benshi isi yose ndetse n'amahanga abantu bari mu Rwanda ndetse za diaspora zitandukanye nyinshi cyane zarigiye abantu benshi bari bagiye biteguye izi nkuru cyangwa se iyi nkuru bayifite amatsiko y'ubukwe bwabo none atari byandi byo gupapira ni njye ubazaniye amakuru yuzuye ni njye ubazaniye amakuru nari mibereye mbibutsa abantu yuko ubu bukwe bwabo ndetse nzabukurikirana ku itangiro kurinda mbuherukije paka ubukwe burangiye rero mu mafoto yafashwe niyo tuje kubereka kuko ibintu by'amavideo byo byari bigoye kubabona by'ibintu byatugoye cyane kubera ko hari bamwe bari babyemerewe hari n'abandi batari banewe kwinjizamo kamera ntago byari byoroshye hanyuma rero kuri uyu wa kane rero ibyo bintu nibyo nababwira amakuru yagiye acicikana hano mu mujyi wa Kigali ndetse ku bana bacu bagiye bakorera Imana mu bihe bigoye ndetse muri gospel ndetse murada rwa muzika rwa gospel bagiye bitwara neza kandi bavugwaho inkuru nziza ni bamwe mu bantu bagiye babana n'uwitwa Murinda Habi ndetse Irene bikagaragara yuko bagiye bagerageza bamwe kujya kutoba imibanire yabo ndetse kugira ngo babatanye ariko Murinda Habi aragira ati nge nzakomeza kubita nzakomeza kubaheka nzakomeza kubakurikirana ariko dushima Imana yo kabyara Imana rurema Imana ndiho iyo yabashije kubana ndetse na Irene akaba abashije gushingira umukobwa umwe mubo ndetse ubu bukorero bwa Vesitn na Dorcas bwabere mu murenge wa Kinyinya nkuko tubigarukaho cyane ndetse nkuko twatuhabaye tubarebera uko ibintu byifashe ubwo wenda amakuru atabagereho igihe nk'uko bikwiriye ariko nyamukuru nakagarutse nababwira ngo rero mukomeze mukore subscribe ndetse mukomeze mudukurikiranye ahantu hose ushobora kubona inkuru ndetse waduhamagara hanyuma cyangwa se ukatwandikira ariko cyane cyane amakuru ni ku gihe reka mbabwire ngo rero wowe wakoze subscribe ndagushimiye ngo wahe ikaze nkubwira ngo ukomeze ugire amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana nawe ndetse reka shimira abantu bari mu mujyi wa Kigali abari mu nkengero z'umujyi amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo ngo uhaye ikaze rero nkubwire ngo amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana nawe mbwiye abantu bose bari mu mpande enye z'isi babwira ngo mukomeze kugubwa neza nubwo bitamira neza nubwo wabonaga bigoye mubwire ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga reka ngo ikaze rero wowe wakoze subscribe nawe utarayikora ufate isegonda rimwe uduhereze subscribe Imana iraguha umugisha nyababwira ngo udahaye umuntu subscribe ntabwo yamugabura ibiryo bya sasta reka mbwire ngo twishimire ko dutera imbere dukuramo ku mufuka dukore Imana to blessing kandi duhezagire kandi nakubwira ngo Imana y'amahoro rurema rw'amahanga Imana ikomeze kuturinda mu buntu bwayo ikomeze guhezagire aho rere hose thank you.